dore ikibi cyo kurongora umukunzi wawe nabi, ndavuga mugabo urongora umugore wawe nabi. Ariko bamwe baba batazi kurongora, atari uko ari ukwanga kubarongora babishaka, kuko kubera ko we abatabizi ashobora kuba acumita gusa ariko atazi kunyaza, watanazi ko bishoboka. N'umugore nawe akumva ko ari ibyo gusa, ariko hari iryo banga muba mutazi mugomba kumenya, kuko mwese hari ibyo muba mwaracikanywe muba mushaka kumenya. Ko njye ntabwo waza ngo uncumite utanyajije, jamais, ntabwo bibaho. Ugomba kunyaza postere tukazihindura. Ariko hari igihe nk'umugabo usanga barashakanye ariko disi atari ukubera ko atari no kumwanga Jojo, ahubwo bose nta kintu bazi. Rero kugira bamenye begera iki kivu mediative, ukabona ko yanamucumita ariko akamucumita agaramye gusa, cyangwa kuva bagishakanye kumva ko yakomeza kwitinya, ntagashaka nimba baramenyereye kuzimya itara cyangwa nimba ari kumurongo arafashe gutya, ni gutyo nyine, ni bya bindi wamenyereye. hari defo tugira nk'abagore tugatinya iki abagabo bacu. Ugashaka umugabo wawe ntubimubwire, ese uranga kubimubwira uzabibwira nde? Hari undi ufite hanze uzabibwira? Wapi. N'umugabo yakwegera ukabona iryagagura we mvaho akuveho arajya kuri nde, nkaho mwakwegeranye ngo mugirane inama. Byatinya abanjye aranicaye cyangwa naciye ngo bari kuvuga ngo babigenza gutya, reka tubikore twumve. Ugasanga nk'umugabo aricara mu kabari akabwira abagabo bagenzi be, umugore wanjye tumaranye imyaka 5 ngo ntanyara ntagira gute. Ese uwo mugore azifata yinyaze? Kera ho niho byabaga byiza, kubera ko abari cyangwa usanga uwabo umuhungu cyangwa umukobwa ujya guhaguruka ugiye gushaka wa mugeni baba bakubwira uko bigenda. Ubwo n'ababyeyi so wanyakanaza kanakwereka tuwinjiza babigenza babikora. Ariko ubu ngubu umwana watinyuka agabwira umwana we ngo mwana wawe waciye imyeyo, reka mwana wawe wagiye mu mihango, reka ubu ngubu urabyimenyera ukuruzi nimba ari ugomba kujya kureba context cyangwa bose washyiramo ibitambaro uriyera vakobo waraje akubaza ngo mwana wagiye mu mihango, ntabwo bikibaho. ariko uri nubwo bitakiriho, uriya muco wagakwiye no gucika tukagendera ku mico y'ibisekuru. Kuko njye nsubije n'amaso inyuma sanga iriya mico y'ibisekuru bari bafite niyo myiza kurushaho turimo aka kanya. Ndumva ngo kera niyo wabyaraga inda iturutse hanze barakujugunyaga umuryango ukakwanga, ariko ubu niyo business. Umukobwa arajya gushaka asize umwana mu rugo. Hari na bamwe babaruhaga ngo mu nyanja sinzi imvura itagwa ngo wakoze cyakoze, ariko noneho ngubu uko bimeze niyo mpamvu Kivu Media ibihabaye na Jojo ko na Debora kujya tubabwira uburyo ki zakubako mu gihe ya micacu tutayirimo. Tugomba kubabwira uburyo ki wamunyazamo, uburyo ki wamuha karese, uburyo ki wamusweramo, umugore uburyo ki wakurekura ukamuha igituba neza akishima. Hari n'umuntu wigeze kumbaza ngo mbese ngo igituba cyaciye ngo imyeyo ngo nicyo kinyara, ngo kitaraciye imyeyo ntikinyara. Kuko nibyo oya, ibituba byose biranyara, ahubwo umugabo babunyaje gute. Kandi ikindi akenshi ntabwo imishino ni myiza, iryoshya ifata imboro kuko iba yazamuka, ariko ntabwo kunyara abanyaza n'imishino ngo bakozeho. Ushobora gushimashima kudushira ukumva nyine biraryoshye, ariko ubundi iri kunyaza uzamura muri tirikorize hagati ya mishino, ugahera hasi ukajya kuri rugongo ugakubita ukanyaza y'amazi akaza neza. Menya uburyo bafatamo imboro rero mu gihe uri kunyaza hagati na hagati. Witangirisha intoki ngo umutwe wayo uwuhezemo. Ashobora kuza agafatira nufata hano nabugiye kunyarisha zino ntoki
urugero wenda tuvuge ko iyi ni imboro sibyo urabona ko ifite iki ingingo eshatu aha uyu ni iki ni umutwe nyamara urazufatire muri uru ruziga rwa hagati hasi hasigare no hejuru hasigare nufatira aha hagati urajya ukubita umugore yumva iki umutwe w'imboro nyamara za ntoki zawe nta hantu ziri buhurire n'iki n'igitsina yego kandi na wa murego wa yamboro irumva ko ishigikiwe ikomeze ihagarare ewanyu ikora igikorwa neza yego ariko nujya kuyifatira hano urifatira ku mutwe wese urajya ukubita ibikonjo kwikiriye ni ibikonjo by'intoki bikubita na wa mugore arababara ushobora no kuba ufite urwara ukarumujura ukaba warumuje menya uburyo wakoresha imboro yawe rero mu gihe uri kunyaza umugore nawe amenya uburyo wavugira umugabo kuvugira imboro abagore bafite intinyi yo kwaka abagabo babo imboro nimwake niyo yakuzanye nugira ubwoba uzayakanye ugashyukwa ukimunyamunya ugatangira ndamutegereza uramutegereza avuge niba atari muri mudu kandi iyo washize ni ukuri kwibana igitabo kiragushaka kiragukumbuye switi urataha ryari muteguze nawe azana muri mudu areta avuga ati umugore mwiza koko se musiko nongese utuma imbare gushaka muraza icyo gihe nimukora igikorwa wallahi debo ubwo ni uwuhe mwanzi wazaje muri urwo rugo aturutse he avuye he niyo yajya hehe na hehe yazavuye yazaturutse uko murateguzanya niyo yaba ari kuvuga ngo hari abagabo bagiye gusangira agacupa ahita avuga ati umugore wanjye ararembye yambwiye ikibazo afite kandi nicyo cya mbere ararembye reka njya kuvura madamu ararembye na rya cupa ndarinywera imbere y'uburiri umugore wanjye ameze neza madamu ararembye ameze nabi akeneye bagabo we respect ngenda bakunda mwebwe umuhamagarana mugategurana ntabwo ducenge ndumva nkumbuye iwanjye shaka imboroza sasa ariko reka mbabwire ku muntu uri gukurikirana Kivu Media TV ubu akaba adakurikiza nk'ibyo tuba tumubwira cyangwa ngo ateguze umugabo we tayari tuhita umuhamagara umubwira ati sheri aka kanya ucyumva iki kiganiro muhamagare igituba cyanjye cyashyuka sheri urumva kimeze ko ari gutambuka ururenda rukagwa ndi kugenda ururenda rukagwa sheri kiri kuteramo umusonga kiri kumbaza icyo naje gishaka iki se gishaka imboro banange cy'Imana yaguhaye kuhanjye ukavukana wazanye ku isi nicyo gishaka sasa erega twe tuko nabibara ako bintu biraryoha wallahi ikintu cyateguranye kiraryoha kuko ntabwo ari butahe ngo azashyira dokima hariya niyo naburara nkabwirirwa abantu bavuga ati ngo ngiye ngo nari ngo runaka yari inyama ngo depore yari inkoko ngo ngende ngo muhe ngo ukakimwisanga iyo nyama nariye kubera igihembo natangiye kubera igikombe nataha